turongeye turabakiriye kuri screen za Boyfriend Patrick Akanya Rwanda. Iyo ni channel ya Patrick abantu mutaremo biza. Akanya Bivuge ne wimuhereza bivuge neza. Boyfriend TV Rwanda ndetse no kwa byose Media TV. Turabakiriye kuri screen zanyu. Aho ni mu rugo. Yego. Perfect. Yo. Umeze neza. Ndacyari perfect w'Imana w'i Rwanda bundi nge banyita nyirako. Abandi bakanyita nyiribisiga ariko we njya mbona umbeshyira ngo ndi nyiribikoko. Ako ni nyiragakisaza. Bandi babwire babisonye. Nyiribisiga. Perfect. Byose ni ibyanjye. Ongera n'akakano gitangira uri muri film. Ubundi no bango. Kido nido. Ndacyari perfect. Tugiye gutangira agafilme kacu. Reka mbaye ikaze abantu mwese muri Perfect Entertainment. Ndacyari Nick the Perfect. Nick the Ego. Ndi perfect w'Imana w'i Rwanda. Ubundi akanaga sobanuye nge nkabako abandi bitwa two. Hereza turakwakiriye. Abandi bitwa two. Turakwakiriye kuri televiziyo yawe. Ahita byose ca. Patri Karame. Turakwakiriye nawe ugiye kutwakirira. Yego. Abakunzi bacano yawe, abakunzi bawe, abakunzi ba Boyfriend ndetse n'abagasobanuye muri rusange. Ntago ndibuze ngo ba perfect gusa. Bari kumwe n'umusobanuzi. Wasize unguturiye umutima ubu mu mutima wanjye harimo uruguma ndi kumva naguha urugume ariko si nkunda urugomo ikindi sindi umugome ariko wowe warangomeye kuba umugore wundi mugabo nari nzi kuzambera umugore ingutiya nakuguriraga zabagari zo muri Gabo Gambia ndetse na Ghana siniganaga ndima nigango ngiye kugotomera kayo gange niguriraga yogati ngo naguturira mangati y'inzoga ukegomora none rebe byo wankoreye sha Hebuka disi duhura bwa mbere kwa Hagayi waje guhaha nanjye guhaha nkubwira hayi unsubiza hayi mba ndaguhobeye ni hobe sha ndaguhobera ni hobe ni wamuhunga nawe umahaga urampobera ni wampaga baraho bo barahunga bajya guhuruza abandi bahungu batiye baba yuhu muza mureba bahanga mu guhoberana wari wankunze ukimbona nanjye disi byari bityo umbwira ko witwa Muhoza umuhanga kazi w'imuhanga uhananura ibihanamye ugahumuriza bihebye nanjye ni yewe yuhu waraye aho mbonye hoho nkukunda nkuguharaye baherena nkabimahero ariko weho nkaguhahoba amahene yose nyatwari huye nkugurira amaherena y'umuhondo kandi disi ya ndahenda ndakuhebera mba nk'ikihebe none amaherezo ugize uti toka Patrick kuri umutimbwe sha ubyibuke neza dari ngo umunsi wankoreraga visite naraguteteshaga nkagutonesha ifiri turi muyinywesha fanta nkagutekera uri kuri TikTok ngo ubone ko ndi romantic none rebe byo wankoreye sha perfect we Man. Koraneza Patrick nanjye ni yewe yuhu warayaho mbonye ho cyakoze ibaba cyakoze nakubeshye ngenda nishimye kuba nje kuri no YouTube channel ya Boyfriend Patrick ni wawe bayita Boyfriend TV Rwanda Boyfriend TV Rwanda ndetse buriya nago narinzi ko uyu mwana ageze ku cyane umwana kuko ndamuruta mwahostinganye twahostinganye nabyo ni by'agaciro ndabyishimiye cyane ubu wowe nawe mwagiye kuganira business muri kuganira business ni nayo mpamvu bari kubona n'iki kiganiro kuri byose media mu by'ukuri uyu musore ni umuhanga ndamutse mwise umuhungu ari giye mu bisigo yaza kumbwira nabi ni umusore Boyfriend ibi bintu urabizi kabisa ibi bintu urabizi kandi Uwiteka azajya kuzamurira impano muri bino bintu kandi ndabizi ko bizakunda ngereka nisabira abantu twese hamwe niyonka mureke dushyigikire Boyfriend Patrick dukora sabu kuri no YouTube channel yiwe kubera ko ni iby'igiciro kubona reka nkubwire ibaba kubona umuntu nk'uyu nguyu umusore nk'uyu nguyu ukiri mu myaka mikeya urabona hano hanze twebwe muri mu gasobanuye nako n'isi yindi tugenda tugira amaterime wenda nko kuvuga ngo ninja sibyo akaba atajya mu maninja ahubwo akaba yicaye yipowe yiturije mbese ntago ndabona sinzi wenda hari ndabizi ko umuntu urerewe mu Ibaba studio akenshi aba
ameze neza cyane kandi akurana ubupfura. Ni nayo mpamvu buriya mubona boyfriend Patrick ibintu bimwe biragenda neza. Boyfriend komereza aho ngaho rwose. Tukiraho je ntago njya ntina mu mayira. Yego Patrick uwo muntu mwicaranye n'umupromota nagushyigikire sha nagushyigikire nagushyigikire ibivugira hano imbere abyemereye hano agenda no muri mu gasobanuye abibabwire nashaka azafata agasobanuye ari filime ari gukora agiye gukora ndabivuga je ntago ndakabati ni filime nziza aci akantu k'amasegonda 30 akabanza imbere akabanza imbere agashyiraho aho basanga canayo kanabivuga waba umushyigikiye ibyo bintu nta kiguzi Patrick afite akakanya yaguha. Ngewe muri rusange urakoze cyane pe. Impano nyingi nundi mushyira indirimbo abana ba Rocky bashyiragaho Rocky fashion wawe yego iyi ni impano yitambukira nta muntu udakurikira agasobanura. Yego abantu bataragera kuri cano byibuze bari bagasobanuye aho kameze ura 30 ngenda gahitamo keza. Yego oya ngewe by'umwihariko bifuza kugira ngo tubahe ikiganiro ngewe by'umwihariko bifuza gukorana na Patrick ikiganiro nabo babonereho. Yego kugira ngo ngewe dore akantu uri bunkorere uragenda ugakate keza ushyireho nimero ya boyfriend Patrick sibyo. Ako kantu hari filime ngiye gukora ejo ni filime ndayitangira mu gitondo yitwa Off King. Bazagende bayakaba DJ izaba yasohotse ifite ibice 8 ariko ni filime mu bwoko bwa animation cartoon animation. Naje gusanga mbona animation zikundwa ariko nsanga aba MBG zo nago bakibona icyo bareba kandi mu by'ukuri cartoon zirakunzwe cyane. Ndayikorana n'indi filime y'Inyakoreya bita ngo buriya urabizi n'ubushize narabikubwiye Nyiramakangaza yararangiye season ya 2. Ubu ndaza kubakorera filime bita ngo Man for No Mercy. Sister Anyica yararangiye turayimuha. Sister Anyica turayimuha ndayifite nta kibazo mfite machine hari no kuvuga ngo turayikorana n'indi filime yitwa ngo Man for No Mercy. Iyo filime araza kuba ari ako kantu ka Patrick keza cyane kuko ngiye nshaka comment nyuma yako kantu gusa ndazibona kwibaba. Patrick no umuntu wo gushyigikira comment ndazibona kwibaba abanoza bati Patrick ari n'undi mukobwa bakorana bamwita nde umukobwa wita Diane sha Diane ewan cyuzongereza Sibundi ndaza kukubaza ikibazo reka mite nyibaza uriya mukobwa murakundana akira mikoro oya nabanza gukubita kamwe mudusiga jya mu uriya mukobwa murakundana byanya nabanza murasaga sibo kamwe jya mu mani reka nkubwire nge ndaza kumubwira impamvu mbivuze niturangize. Diane rero uyu mutima urambwiye ngo nkubwire ngo kandi nkubwira nubwira ngo ntagira undi mbibwira ngo ari wowe mbibwira ngo kandi ntarindira ko bwira nanjye kandi ukubwire rero ibintu uyu mutima umbwiye urambwiye ngo nkubwire ngo nukabwera bwere habwera bwere kabwera ngo Diane nuri kabwera uri nyirubwiza bwiza bwera kandi uyu mutima urambwiye Dia ngo ntawe mureshasha ngo wakwiresheshaho ngo uyu mutima wamushwishwagura igishwishwi itihoshwihoshi ngo kuko warawufashe birofisho ngo mu mfura urasumba imfura ni wowe imfura idateye imfunwe ngo utakwita imfura Dia uyu mutima ngo babipfasha nuko nguko twibereyeho mwibaba dora duseka. Rero reka mbabwire dukurikirana urabizi reka mbabwire nuko twibereye impamvu nuko hari umutipe w'ishiti yanjye mukanya araza kuba ari kuri studio zibaba bamwita Yakuzazo nazo mazi magana yarambwiye ati uriya mukobwa ndamukunda tara mukobwa ndamwemera ariko harya muri muri recordinga Yakuzaranyica ariko nge ndamubwira ni umusa uriya mukobwa akundana n'umuntu bita boyfriend Patrick arambwira ati wapi kare kiriya ni igikabyo urumva icyambere boyfriend na urumva ibaba baretse gatoya icyambere ibaba arambwira ati boyfriend nta mafaranga afite ati buryo mubonye mbona yambaye ikaki umuntu wambaye ikaki yaba afite amafaranga ati rero mukobwa nzamujyana. Ubwo rero nyine uriya muniga yihangane kino gisigo kiramusubishe. Patrick urumva nubwo adafite amafaranga ariko afite buri kimwe cyatuma umuntu atamusiga asanga abandi n'umuhanga. Patrick karame uri umuhanga je nzaya mbivuga nuko nta kindi nta bufasha ngiye mfite naha Patrick uwo mwarimu wa mwarimu umwiza nawe nagatemo kokubwira nagatemo ukumva ndi umuhungu w'umuhanga
aho bahunga sinjya mpunga niga impanga umuhangara murenze impinga sinjya mpunga muhahage nubwo ubutawa ari nkatoye ninjye muhungu mwiza umwaza umwiza mwese umwe ntabimwira nta n'umwate wo kumwaza ndi umwami utari umwana ninjye mwarimu w'umwarimu wa mwarimu n'umwari wawe mimwe kwitama ndi umwarimu ninjye mwarimu w'umwarimu wa mwarimu uwo umuntu wigisha mwarimu wowe Patrick abanza bashaka kuri Patrick amasomo mwarimu atanga aba yabanje kuyiga ni mwarimu w'umwarimu ibyo babyita ngo iki mwarimu wanjye ndi mwarimu nuwo ngo mwarimu w'abarimu Patrick niwe mwarimu wo mwarimu wagisha abarimu kandi abarimu nawe urumva ko bigisha abandi w'umwarimu wa mwarimu misogokuruza abiga abari kwiga n'ubuvivure bwa Patrick mu masomo ngo Patrick niwe soko y'amasomo abana biga basekuruza ni isoko y'ubumenyi Patrick nishimira gukora ibiganiro nawe kandi abantu muri comment ntago bahwema kubigaragaza pe comment sinzibona nyine mwese murazibona ese Perfect nawe ari mu bantu bigeze kumbwira ngo kuki Patrick hoza akaboko mwinuza mwishati icyo kibazo comment zose zirakibaza musubiriza imbere ya kamera ntazongeye kukikubaza n'abantu babitekereza ntazongeye kukikubaza mbo rero impamvu kaba kari mu mufuka gutya uri kumva nabizi narumvise ngo i Kigali nta mikino uri kumva ngo iyo urangaye gato ikintu cye bahita bagicaho none sasa muno harimo telefone kandi telefone nayo yaba yaduhuje sibyo reba ibintu byose ni telefone none rero telefone ange nimba nyifite gutya iri gutya mu mufuka kumva mba ngomba nimba ari cyo kintu cya mbere cyo kurindwa mba ngomba kugira gutya nkayishiramo nkayifatiramo kugira ngo hatagira umuntu yijyana yego uvuga ngo Patrick wirinda ibisambo mbese mba ndinda ibintu byanjye kandi no muntu nze no uzagera niyo uri mu modoka hari ahantu ubona hari agatangazo ngo umugenzi icunga umuzigo wawe yes rero nimba umuzigo wanjye ari telefone nzi neza yuko byose ari telefone ni wowe ubutunzi bukomeye wifitiye yes abwo rero mba ngomba kugira iki urabona nyine runo rufukani na runini ndaharya urwo nshobora kunama ngo cyaye kabivuyemo gasanga ndahombye Patrick uramubona afite n'agafuka afite akandi gafuka cyagendana harimo udukweto haba harimo udukweto dukweto two nyine ngo udukweto tuba turimo akenshi nyine nkunda kugira iki nushiramo kugira ngo tutazasaza vuba iyo turimo agafuka mba nambaye ibirenge nimba ari two gusa nyine mba ngomba ngomba gucunga ahantu wenda ahantu hasa neza akaba ariho nwambarira yes kugira ngo nimba ngiye no gutereta ngereyo tugisa neza Patrick ajya tereta Patrick hari umukobwa wakubabaje witwa Jeannette nagira ngo Perfect abimenye neza ko cya kisigo cya mbere cya kintu utanyuba ngo wasize unguturiye umutima icyo gikoreye Jeannette none Perfect mu bisigo byawe ntabwo haburamo igisigo kimwe cyamukomaguye igisigo cyatumye Perfect yifuza kuzahura na Patrick ni iki yego nge nakubeshye ni igisigo cyitwa Mukadata nyibona bwa mbere nakibonye kwibaba sijyo ariko haza kubonekamo akantu kuko bicyo gihe kitaravugaga neza ndi umwe mu banditse comment vuga ni icyo gisigo mu gisubiremo neza cyongere kivuge neza mpamagara niba ndamubwira ati ko ni umushuti wanjye ndavuga ati bro icyo gisigo ndifuza yuko gisubiramo neza ariko nyuma yaho ngayo gisigo mwagikoze neza nyumva neza niho naboneye ko uyu mwana afite impano ni umuhanga kandi ni umuhanga kabisa uyu mwana ubundi yahanzwe na Gihanga wa mugani w'abavuga muri hari abantu bagiye bategura ibirori numva nka Patrick umunsi umwe nazamubona nko muri arena
urumva ari imbere yambaye nk'agashati abantu bashaka kubura iyo foto bombi ari imbere yambaye nk'agashati ahantu za televiziyo Rwanda ziba zakubise zirimo za hosting ariyo zo ziri amakamera yaho ibintu biri nka live yambaye n'agakabutura nk'imbere y'umuyobozi sha Patrick ari imbere ya perezida n'igisigo yamukoreye urumva ahagaze kuriya bitumye mpaguruka ahagaze kuriya afashe ari kuvuga Paul muri kuriya kuntu aba yambaye n'ikabutura n'akabodaboda icyo gisigo urakizi icyo oya dusoza agisoze shakira icyo gisiga gisubira agisoze umve adutaki umusaza rwose wimagine ari nk'imbere yari nabiri guca nkaho live yimereye kuriya uko nyine yimereye abantu n'abahosta babyumva Patrick nubwo avuga ibintu rimwe na rimwe bitareba kuri societe nyarwanda cyane cyase bikareba ku giti cye kuri person hari ibyo akora byamutambuka ahantu hose kandi by'ingenzi binafasha binareba kuri societe y'igihugu yego icyo gisigo dusoza perfect ndagira ngo usoze numara gusoza nanjye mbwira abanyarwanda yuko mwiba ba studio dufotora tukanakora amavideo tugakora ibintu byose then Patrick adutema icyo gisigo dusoza yego cyamuka data cyo azagikora ubutaha ntago cyabura nundi icyo ngicyo rikaba cyo dusorezaho ewana ngewe wenda mbanza nisoreza kugira ngo Patrick we aze kudutamo noneho icyo gisigo fresh umusa kabisa felicitation ndongera mbisubiremo buri hari impamvu mba nkomeje kubisubiramo no kubera ko mbona ibintu urimo urakora birimo birubaka nubwo ibaba avuze ngo biba uba wihugiyeho cyane mu bisigo byawe ariko nge mba numva ko ari ibintu biba byubaka societe muri rusange ubwo rero ni iby'agaciro ngiye ku bwanjye nukenera kugira ngo ngiye nkwemereye igisigo kiri kodinze muri studio wabimbwira ejo ibaba ubyumve akakaru ntukibagirwe wabimbwira ejo wabimbwira mu gitondo wabimbwira nunane mugoroba nta kibazo uzamamagare dufite studio yacu buriya dukora indirimbo z'amaudio cyane cyane turazikora cyane muri Perfect Entertainment buriya turabikora cyane ndetse ni kufatanya na Ibaba Studio ko abantu barabizi ko dukorana tubakorera ibintu bijyanye n'amavideo meza amafoto meza abantu mufite ubukwe ngewe akantu ndibuze kukubaza na akantu kamwe ese buriya bino bintu by'inka kuvugira inka buriya byo ntujye ubimenya oya nago gibimenya kugira ngo byibuze nabyo bizazemo ubwo rero ngewe ndashoje kandi nanagushimira nibyo cyubahiro kuba nabashije guhura n'umusizi boyfriend Patrick uyu munsi ni umunsi ufungira imiryango muri Perfect Entertainment mwabihugu mwe by'amahanga mureke guhangara iki gihugu uyu muhungu nge nabahiga perezida Paul Kagame n'umugabo mu bagabo burya n'umugabo mu ngabo burya n'ingabo n'umugabo rugaba yagabye mugabira iki gihugu ho yasinigeze ngano ubugari ngo mbugugune ngo mugambe nga ya magambo ndi kugamba n'umuhago w'ubugara ya magambo ari mu mugambi Paul Kagame n'umugabo ni wa mu perezida udatera abapipo gupapa numpinga ukora iperereza Patrick sina papa mfite perezida Paul ni wongera kuvuga nabi iki gihugu wa mahanga we nzagushwishwagura imiterera y'uyu mutipe Patrick nubwo yaba mito Rwanda ntiwaterwa cyane kutarwaye umutezi nubwo nta ndi umutindi nta gitanda nta matera ndarakurutara abahetazi bawe Rwanda bakametaje n'amatiriyari ngo ngutenguhe disizi mayiriyariti sinagutenguha yo wari my country ndagukunda Rwanda hiteka iyo mvuga Rwanda mpora mvuga ngo ni Rwanda cyangwa rukomeze kwanda ibyo binera kutarwanga nkanarwanya barwanga barukurura mu rwango ndimo ndavuga Rwanda apana simvuga urwagwa u Rwanda rufite icyanga mu mvugo z'ikigero ku cyangwe reka mbaratira u Rwanda sinabaratira Uganda nangwa disi Burundi ndabaratira Rwanda kuko nyikunda urukundo rwa Burundi ariko mana yanjye Rwanda himwe sinabona uko nkutaka Uwiteka yaragutatse nitugitaka y'ibitaro kubera ikitwa mituweli ubaho dutuye hari amatara na Tereza wari umutindi ndetse atuye mu biti ubu yarahataye nitongo yateye mu rutoki ubatuye mu itawuni kandi disi yo mu itawuni aratuje kandi aratekanye kubera ikitwa umutekano aratuje kandi aratunze mu byatunze atunze na etage ndagukunda Rwanda turasoje mukore subscribe abantu mwumvishe igisigo mukumva muragikunze nakagaruka Patrick turi kumwe muri Perfect Entertainment ndetse turi kumwe mu Ibaba Studio ni Patrick TV Rwanda muri bugisange mushyigikire mukore subscribe Boyfriend TV Rwanda ndetse no kuri byose Media TV ibiganiro byo nakagaruka muri kumwe na Nyiribaba bye